imigisha yose Imana izabaha urugo rwiza. Bahati we, Imana izaguha urugo rwiza. Joseline, Imana izabahe amahoro n'imigisha kandi muzagubwe neza iminsi yo kubana kwanyu. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, amen. Turagushimye Mana Data. Haleluya.
tugushimiye urukundo rwe n'imbabazi zawe. Tugushimiye mwami ko uyu mwanya utweretse ibitangaza bituruka mu ijambo ryawe, utweretse ibitangaza bituruka mu rukundo wahaye abawe, utweretse ibitangaza bituruka ku bana waduhaye, kuko bakundanye urukundo databuja mwiza rw'akaramata, bakaba bambikanye impeta y'urukundo yerekana ko batazatandukana ahubwo ko bazabana iteka. Utweretse ibitangaza mu ndahiro barahijwe mu izina rya Yesu Kristo, haleluya, basezerana ko bazabana iteka. Turabasabiye Imana, tubasabiye umugisha kubera amasezerano yawe, tubasabiye umugisha w'Imana aho bahinga n'aho bororera, aho bazagenda hose mu izina rya Yesu Kristo. Uzumve gusaba kwabo, bari mu nzu yabo, bari mu mirima, bari mu nzu yawe bagusenga, ujya wumva gusenga kwabo Mana, imigisha yose uhira imbuto zo mu nda zabo, hirya databuja mwiza ahandi hose, maze uha umugisha wawe hose mwami, ahandi hose uharinde, maze databuja mwiza aho bazahinga n'aho bazororera uzabaha umugisha we Mana. Kandi turagushimiye ku uyu mwanya abazabifuriza umugisha wose nk'uko yabwiye Aburahamu ibice 12 by'itangiriro umurongo wa 1 kugeza wa 3, uvuga ko bazamwifuriza umugisha bose nabo bazawuhabwa. Natwe turasabye mwami ngo ufashe umukwe n'umugeni, abazabifuriza umugisha bose nabo bazawuhabwe, nibinjira mu nzu yawe barimo bagutura ibya 10 n'amaturo, barimo bakuririmbira, barimo bagusenga, ujye ubaha umugisha wawe Mana. Bari mu nzu yawe bagusenga, ujye ubaha umugisha wawe. Basezeranye urukundo rw'akaramata, basezeranye kuzagukorera, basezeranye kuzabana neza igihe cyose Mana. Bajya inama ku rugo rwabo bazaruyobora, ujye ubasanga bagira inama kandi ubutatumira ujye ubana nabo. Ngushimiye ko mwami impeta y'urukundo bamnikanye bazahora bayireba bakayibuka, kandi bazabona bose bazabona ari icyitegererezo cy'umukumbi. Ndagushimiye ko umugisha wawe ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amina. Amen. Mwaba umugisha mu izina rya Yesu. Umwaba umugisha. Turabishimiye, tubishimiye Imana, umugisha w'Imana ku buzima bwanyu, mu rugo rwanyu, ko muzabaho muzabane n'Imana kandi muzabane neza, kandi ibihe by'ubuzima bwanyu bizagende neza. Imana idufashe cyane. Nanjye Pastor Munyashongore Frodouari ububasha mpabwa n'Imana ndetse n'itorero rya ADEPR ryo mu Rwanda, ndemeza yuko kuva uyu munsi wowe Eric ubaye umugabo wa Joseline, kandi Joseline ko abaye umugore wawe Eric. Uwiteka Imana abaye umugabo wo guhamya amasezerano yanyu, nubwo icyo Uwiteka Imana ateranirije hamwe ntakagira umuntu ugitandukanya. Amina. Banishimwe cyane. Hanyuma rero ntabwo ari ukubeshya, bitwaye neza kandi ubuhamya bwabo bwanejeje Imana, bunezeza n'ababyeyi. Turagira ngo rero mbere yuko tubashyikiriza certificate cyangwa se icyemezo cyo kubashimira, itorero ribashimira ko mwabaye abana beza mu bwari bwanyu, banze mbasabira umugisha muri iri jambo riri mu gitabo cyo kubara igice cya 6 umurongo wa 24 haravuga ngo Uwiteka aguha umugisha kandi akurinde, Uwiteka akumurikishirize mu maso he, akugirire neza, Uwiteka akurebe neza kandi aguha amahoro. Nagira ngo nongere subiremo aya magambo muri ubu buryo ngira nti Uwiteka abaha umugisha kandi abarinde. Ndashaka kuvuga wowe Bahati ndetse na Joseline, umwami abaha umugisha kandi abarinde, Uwiteka abamurikishirize mu maso he kandi abagirire neza, Uwiteka abarebe neza kandi abaha amahoro mu izina rya Yesu. Hanyuma reka tubagenere iyi certificate itorero ryabageneye, ribashimira ko mu gihe cy'ubwari bwanyu mwabaye beza. Imana irabyishimira, itorero twarabyishimiye, niyo mpamvu twabageneye iyi certificate. Muyakire mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hanyuma rero munyemerere nanjye soze ngira ngo senge basabira umugisha
na pasitori wasezeranije. Imana ishimwe cyane kandi rwose Imana ibyumve. Tuneshejwe no kubasaba umugisha w'Imana. Data wa twese mwiza, urukundo rwawe n'imbabazi zawe nyinshi kuri twebwe bidutera umunezero iteka mu minsi y'ubuzima bwacu, kandi uwo munezero tuwukura muri byinshi byiza birimo amasezerano meza wadusezeranije. Icya mbere ni uko nituza imbere tugasenga, gusenga kwacu uzakumva kandi ukagusubiza. Ndagira ngo asabire urugo rwa bene data umugisha. Mana Bahati azagira umugisha, mugenzi we azamubonereho ibyishimo, azagira umunezero mu rugo rwabo. Basabye umugisha mu izina rya Yesu, basabye umugisha mu izina rya Yesu, basabye umugisha mu izina rya Yesu, basabiye umugisha mu izina rya Yesu, kandi mbashyize mu biganza by'Imana. Uyu munsi ukomeze kubabera ibyishimo, kandi urugendo rugikomeje muri ubu bukwe ukomeze kubana nabo mu izina ryiza rya Kristo Yesu. Amen.